ibihe byiza kuri mwese wakurikiye televiziyo Rwanda ndetse na radio Rwanda. Twizere ko mumeze neza. Uyu ni umwanya w'urubuga Rwanda Umunyarwanda, aho rero tugiye kugaruka by'umwihariko ku kwezi kukwakira, ukwezi kwahariwe kuzirikana ubumwe n'ubudaheranwa bw'Abanyarwanda. Ni ikiganiro cyateguwe na Minu Bumwe mu bufatanye n'umuryango Unity Club Intwara Rumuri ndetse na RBA. Ngende Gloria Mukamabano, sindi njyenyine muri studio, ndi kumwe na Bwana Eric Mahoro, kaburi umunyamabanga uhoraho muri Minu Bumwe. Tuguhaye Murakoze cyane, mwaramutse neza. Turi kumwe kandi na Dr Valentine Uwamariya, ukaba uri umunyamuryango wa Unity Club, ukaba kandi n'umuyobozi wa komisiyo y'imiyoborere myiza n'uburenganzira bungana muri Unity Club. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi na Madame Mukamana Soline, ukaba uri umuyobozi w'akarere ka Burera kandi uri mu kiganiro nanone nk'umufatanyabikorwa wa gahunda ya Ndi Umunyarwanda. Nawe tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Muri aka kanya rero nari mbikomojeho by'umwihariko uyu munsi turibanda ku bikorwa by'ukwezi kwahariwe kuzirikana ubumwe n'ubudaheranwa bw'Abanyarwanda, ariko kandi kuko ibi byose bishingiye kuri Ndi Umunyarwanda, igitekerezo ngenga cyo kubaho kwacu. Munyemerere Dr Valentine utwongere twitse cyane by'umwihariko kuri Ndi Umunyarwanda n'ubusobanuro bwayo mu buzima bw'Abanyarwanda. Murakoze cyane. Nk'uko mwarimu bivuze, mwanabigarutseho, Ndi Umunyarwanda, igitekerezo ngenga cyo kubaho kwacu, bikaba ari intego ya Unity Club. Ubusanzwe Unity Club ni umuryango washyizweho na nyakubahwa Madame Jeannette Kagame. Ukaba wari ufite ubundi wubakiye ku bintu bibiri: ni ubumwe n'amahoro, ariko byose bikaganisha ku iterambere ry'igihugu cyacu. Ariko byose bihera, ubwo bumwe bihera ku cyo duhuriyeho, ariyo Ndi Umunyarwanda. Yaba wowe yaba n'abandi bose, hari ikintu kimwe duhuriyeho twita isano muzi, ariyo y'ubunyarwanda. Iyo urebye rero amateka y'igihugu cyacu, usanga ubunyarwanda bwari bwarasenyutse, aho twatangiye kwibona mu byiciro ari byo byiswe amoko, Abahutu, Abatwa, Abatutsi, cyangwa hakazamo ibyiciro bijyanye n'aho umuntu akomoka, amajyaruguru, amajyepfo n'ahandi. Ibyo byose rero byaraje bisenya bwa bunyarwanda, kandi ariyo soko muziduhuza twese. Icyo duhuriyeho nk'Abanyarwanda, icyo duhuriyeho ni ubunyarwanda. Niyo mpamvu Ndi Umunyarwanda ariyo iba nk'ibuye ry'ifatizo kuri buri munyarwanda wese, kubanza kwiyumva icyo ari cyo, atakirebeye mu bwoko, atakirebeye aho avuka cyangwa aho akomoka, umuryango avukamo. Hakaba hari icyo duhuriyeho twese, ari cyo ubunyarwanda. Unity Club rero yaje ishaka kongera kubaka bwa bunyarwanda. Murabizi ko Unity Club igizwe n'abanyuze muri guverinoma n'abakirimo, kandi guverinoma yacu ni guverinoma y'ubumwe. Ubwo bumwe rero nta handi bushingiye, no kuba duhuje igihugu, duhuje umuco. Ndi Umunyarwanda rero igomba kugenga ibyo dukora byose, kugira ngo ari rya terambere tuvuga, ari kwa kubaho tuvuga, byose bishingire ku kuba hari icyo duhuriyeho, ya sano muzi y'ubunyarwanda. Ariko noneho tukongera tukanabihuza n'ibyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaduhayeho nk'intego nk'Abanyarwanda, ari byo kuba umwe, byongera bigaruka ku ntego za Unity Club. Ariko hakabaho no kubazwa inshingano, cyangwa se kumenya gukurikirana ibyo dukora, kubera ko kwitwa umunyarwanda ukicara ugafunga amaboko ntacyo bimaze. Ugomba kuba umunyarwanda ukunda igihugu, ugikorera. Niyo mpamvu tugomba kugira n'icyo cya kabiri, ubumwe, gukurikirana inshingano dushinzwe. Ariko icya gatatu kinakomeye, kureba kure, kubera ko ya mateka ashariye twanyuzemo, bya bibazo bikomeye twanyuzemo byaradushenye, bisenya n'igihugu. Dufite inshingano zo kongera kubaka igihugu nk'Abanyarwanda, ariho hazamo no kureba kure. Ndi Umunyarwanda rero, igitekerezo ngenga cyo kubaho kwacu, ntidushobora kubaho twibona mu ndorerwamo y'amoko cyangwa y'uturere. Iyo utangiye gukorera gutyo, ni ukuvuga ngo wakorera igice kimwe. Ntushobora gukorera igice kimwe cy'Abanyarwanda ngo igihugu gitere imbere. Byanze bikunze ugomba kuba umunyarwanda, kandi ukumva ko ugomba gukorera igihugu no kugikunda.
hanyuma byose bikazaganisha ku iterambere. Niyo ndi umunyarwanda, igitekerezo ngenga cyo kubaho kwacu. urakoze Dr Valentine. navuga ngo noneho twakomeza kuko naho twagombaga guhera kwibuka impamvu twitsa mu by'ukuri kuri ndi umunyarwanda, kuba umunyarwanda ugakorera iki gihugu kigatera imbere ukanagikunda. Reka noneho tujye ku mpamvu wenda y'umwihariko tunahari uyu munsi. uku kwezi kwa 10 Eric nabikomojeho ni ukwezi kwahariwe kuzirikana ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda. Kuki umwihariko kuri uku kwezi kwa 10? ariko kandi ibi bivuze iki ku banyarwanda, barasabwa iki? Buri ukwezi kwa 10 dufitemo ibintu byinshi umuntu yakwibuka. ugiye no kureba mu mateka yacu ya vuba, nibwo hatangijwe urugamba rwo kubohora igihugu, ari nabwo tubona ko kubohora igihugu byubakiyeho ubudaheranwa bwacu, kuko inkotanyi bari abantu b'urubyiruko bafata bareka comfort zone, bareka ibyo barimo, baraza bahagarika jenoside. ariko nyuma yo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi ntibyagarukira aho ngaho, ahubwo habaho kubaka imiyoborere, kubaka igihugu gishingiye ku bumwe bw'abanyarwanda. kandi yari yanabivuze neza Dr Valentine, buriya abashenye ubumwe bw'abanyarwanda ntabwo ari ibintu byabaye nk'impanuka bagira ngo badusenye nk'igihugu. hari n'igihe ubona, ndagira ngo mbigarukeho rwose cyane, hari igihe ubona nk'urubyiruko barimo kuganira, mbabarira ukagira ngo, ukabona babifata nk'ibintu byoroshye. buriya gusenya ubumwe bwacu ni ugusenya u Rwanda muri rusange mu buryo bwuzuye. niyo mpamvu rero uku kwezi tuba twafashe umwanya. ntibivuze ko mu yandi mezi tutibuka ndi umunyarwanda, tutibuka ubumwe bwacu n'ubudaheranwa, ariko uku kwezi tuguha umwihariko kugira ngo bishingiye kuri ibyo nababwiraga by'amateka yacu, dukore ibikorwa noneho bifatika bisigasira, bigamije gusigasira ubumwe bwacu, bigamije kutwibutsa imbogamizi twaba tugifite no kugira ngo tuzikoreho. niyo mpamvu mu bikorwa dukora muri uku kwezi harimo kuganira cyane cyane hagati y'urubyiruko n'abantu bakuru, tukibukiranya amateka yacu. ubu ni ikintu dushyiramo imbaraga cyane kugira ngo hato amasomo dukwiriye kuba dufatira ku mateka ataducika. harimo ikintu gikomeye ubu ngubu tunagarukaho cyo guhagarika guhererekanya imitekerereze mibi cyangwa negative legacy ituruka ku mateka. ngira ngo abakurikira bamaze iminsi babona ko nk'ikibazo cy'ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa se gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi kigenda cyadukira n'urubyiruko, kandi ugasanga ababikora babizi neza kuko babifitemo inyungu. akenshi buriya iyo ujya gutegura jenoside atangirana no kuyihakana, buriya ni ikintu gihoraho. rero abateguye bakanashyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi bafite inyungu mu gukwirakwiza ingengabitekerezo yayo, ndetse bikaguka no mu karere. rero mu byo turimo kwitaho ni uguhagarika rwose urwo ruhererekane. nanagira ngo mbonereho umwanya mbwira urubyiruko rwacu, abavandimwe bacu b'abanyarwanda, kudakinisha ibyo bintu, iyo mitekerereze, kuko irabanza igasenya uyirimo. kandi hari abamwereka ko, hari abasigaye babigira nk'ibintu biri fancy, bimeze nk'aho ari ibisirimu. nta gusirimu kusenya igihugu, ntibishoboka. nibasigeho, nibacire birarura. ariko n'abakuru bagifite iyo mitekerereze, ko tugenda tubabona ugasanga barivanga mu mibanire y'urubyiruko, ati ntukajyeyo hariya, ni ibintu biciriritse cyane, ni nako tubyita. buriya nubwo yaba umubyeyi ubonye atangiye kugushora muri iyo mitekerereze, ubona ko ari umubyeyi gito, umubwira uti sigaho. rero kwigisha amateka tunagarukaho muri iki gihe,
kwicara tukaganira tukumva abakuru bari bahari icyo batekereza uko babona amateka yacu ni ibintu by'ingenzi tunagarukaho cyane cyane muri uku kwezi kwahariwe ubumwe n'ubudaheranwa ariko naho abantu bakibona imbogamizi kuko buriya imbogamizi zikemurwa n'abantu imiyoborere yacu ishingiye ku kudahunga ibibazo ahubwo guhagarara tugashaka ibisubizo byacu nk'abanyarwanda buriya bifite n'umuzi ukomeye mu mateka yacu abibuka ibyo twanyuzemo jenoside yakorewe abatutsi nuko twagiye twikemurira ibibazo byayikomotseho harimo n'ibijyanye n'ubutabera baribuka nka gacaca inkiko gacaca uburyo twari dufite abantu benshi bagomba gucirwa imanza ariko abantu bakishakamo ibisubizo kandi bishingiye ku muco wacu nyarwanda n'indangagaciro zacu za kinyarwanda nagira ngo rero nshimangire ko no muri uku kwezi tugomba gutekereza tukibuka za ndangagaciro na kirazira za kinyarwanda zirimo gukunda igihugu zirimo ubumwe n'indangagaciro ikomeye shingiro rwose kuba waba ufite aho wanyuze aho wabaye ibyo wiyumvamo byiza ntacyo bitwaye ariko icyiza kuruta ibyo byose ni ubunyarwanda ni nayo mpamvu igihugu cyacu gihagaze cyemye nuko twese iyo bigeze ku Rwanda tugomba guhaguruka tugashyira hamwe imbaraga zacu tukarukorera kandi tukanarurinda uku kwezi rero ibyo bintu ni ingenzi kubigarukaho n'ubundi dukwiriye kubikora tukabihorana buri gihe ariko uku kwezi dukwiye kongera gutekereza no gushyira imbaraga mu kubungabunga ndi umunyarwanda mu kuyikomeraho mu kugaruka ku ndangagaciro na kirazira zacu urakoze Eric ati uku kwezi nubwo n'ubundi ndi umunyarwanda duhora twihaye agaciro kuko niko kubaho kw'abanyarwanda ariko by'umwihariko uku kwezi bigashimangirwa no kongera koko nk'uko wabikomojeho abanyarwanda ntibahunga ibibazo ni umwanya mwiza wo kureba buri kintu cyose cyabangamira ubumwe bw'abanyarwanda hagashakwa igisubizo Madame Soline uri umuyobozi w'akarere ka Burera kandi uri muri iki kiganiro nanone nk'umufatanyabikorwa wa gahunda ya Ndi Umunyarwanda watubwira ku miterere n'imikorere y'ihuriro ry'ubumwe n'ubudaheranwa ariko ku rwego rw'akarere. Murakoze cyane ku kibazo cyiza mutubajije nk'ubuyobozi bw'akarere by'umwihariko igihugu cyacu cyashyizeho ihuriro ry'ubumwe n'ubudaheranwa ku rwego rw'akarere. Iryo huriro rero rirahari akaba ari urubuga ruhuriramo abantu batandukanye bahoze ari abayobozi ndetse n'abayobozi bariho iki gihe hanyuma rero bakicara bakarebera hamwe ibikorwa byakorwa byimakaza ubumwe n'ubudaheranwa by'abanyarwanda. Muri iryo huriro rero nk'uko Eric amaze kubivugaho tunarebera hamwe cyangwa se tugahuza ibitekerezo byerekeranye n'ingamba zafatwa kugira ngo koko ubumwe n'ubudaheranwa by'abanyarwanda byimakazwe bive mu mvugo bijye mu ngiro. Turicara tugasasa inzobe tukarebera hamwe ibibangamiye ubumwe n'ubudaheranwa by'abanyarwanda ariko nanone tugafata ingamba kandi zifatika zikoreka kuko nk'uko amaze kubivugaho Eric igihugu cyacu cyavuye kure kivanwa kure n'abanyarwanda urubyiruko nk'uko amaze kubivuga ariko nanone cyagejejwe kure nanone n'abanyarwanda urubyiruko. Rero turicara tukaganira ibyo byose twarangiza tugafata n'ingamba ariko ku ngamba twabanje kugaragaza n'izo nzitizi zihari hanyuma rero tukanakurikirana nk'uko mubivuze neza akarere ubuyobozi bw'akarere turabafatanyabikorwa nitwe dushyira mu bikorwa ibi byose Dr Valentine amaze kuvuga ibyo Eric amaze kuvuga nitwe tubishyira mu bikorwa nk'inzego z'ibanze dufite abaturage. Icyo gihe rero biba bisaba yuko nk'uko byumvikana imvugo iba ingiro tukavuga ibyo twumva ibiturimo tukaba abayobozi koko w'intangarugero tujyana umucyo mu baturage kuko iyo turebye jenoside yakorewe abatutsi ni abayobozi bakangurira abaturage kuyikora. Rero natwe tugomba kuba intangarugero
tukaba bankore neza bandebereho tukabwira abaturage ibyo bakora ariko natwe twabaye abayobozi beza. Iryo huriro rero harimo bamwe nyine nk'abayobozi, umuyobozi wayo n'umuyobozi w'akarere, hakabamo umwanditsi n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere, hakazamo abahoze ari abayobozi cyane cyane bo mu nteko ishinga amategeko, ari abadepite cyangwa se abasenateri, baba ari abahari cyangwa se abigeze kubabo, ariko nanone hakabamo n'abigeze kuba muri biro y'inama njyanama. Muzi ko inama njyanama nirwo rwego rukuru rukuriye akarere, ariko nanone n'abajyanama bahari. Tugatumiramo nanone inzego z'umutekano dufatanye umunsi ku munsi, nabo n'abafatanyabikorwa dukorana umunsi ku munsi. Hanyuma rero hakaba harimo n'abarinzi b'igihango, yaba ku rwego rw'igihugu hari abo dufite, ariko nanone abo ku rwego rw'akarere. Tukicara nyine tukareba ibibangamiye ubumwe n'ubudaheranwa mu karere kacu, tugashaka ingamba, tugafatanya no kuzishyira mu bikorwa. Muri rusange rero ni uko ihuriro rikoze, ariko nanone ntibibuza yuko dukurikirana n'imirenge, kuko no ku rwego rw'umurenge ihuriro ry'ubumwe n'ubudaheranwa rirahari, rikuriwe na perezida w'inama njyanama. Naho rero turakurikirana kugira ngo turebe yuko no ku rwego rw'umurenge iryo huriro abarigize baterana nabo bagafata ingamba, buryo twahereye hasi tugakurikirana, burya nta kibazo rwose kibaho. Yego, urakoze cyane. Dr Valentine, Unity Club ni umufatanyabikorwa w'ibanze wa Minu Ubumwe. Mwatubwira by'umwihariko uruhare Unity Club igira by'umwihariko muri uku kwezi ko Kwakira? Nibyo, reka mbanze ngaruke ku ihame ritugenga nka Unity Club. Yego. Buriya dukunze kuvuga Unity Club, ariko buriya hiyongeraho n'intwararumuri. Ntago byari kuba byiza iyo biguma hagati gusa y'abagize guverinoma cyangwa abigeze kuba muri guverinoma. Byabaye ngombwa rero ko ku bufatanye na Minu Ubumwe nyine hajyaho ayo mahuriro y'ubumwe n'ubudaheranwa nk'uko Meya Burera amaze kubivuga. Iyo bigeze rero muri uku kwezi kwahariwe ubumwe n'ubudaheranwa, dufatanya na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda, ari mu gutanga ibiganiro, kwitabira gahunda zitandukanye ziba zateguwe, ndetse no gufatanya n'abandi aho turi. Reka yenda ngaruke ku mwaka ushize, kuko ku kwezi kwahariwe ubumwe n'ubudaheranwa ku mwaka ushize, ariko kwa 10 n'ubundi twakoranye na Minu Ubumwe, abanyamuryango bose ba Unity Club muri buri karere habonetse ujya kwifatanya na ya mahuriro Meya amaze kuvuga. N'uyu mwaka kandi niko bizagenda, tuzifatanya nabo. Icyo gihe insanganyamatsiko y'umwaka ushize yenda nyigarutseho yari ukureba uruhare rw'indangagaciro z'umuco nyarwanda mu kubaka ubumwe n'ubudaheranwa, ko buriya usanga bigenda byuzuzanya. Icyo gihe rero muri uko kwitabira inama zabereye mu turere dutandukanye, habayeho kureba urwo ruhare rw'indangagaciro z'umuco nyarwanda, habaho kureba gusesengura ese ni izihe mbogamizi zaba zigihari cyangwa inzitizi, ni iki kibitera, hagafatwa n'ingamba kugira ngo turebe muri rwa rugendo, kuko nk'uko nigeze kubivugaho, Unity Club igendera ku kubaka ubumwe n'amahoro, ariko byose biganisha ku iterambere. Ntabwo ari urugendo ruhagarara. Ni nayo mpamvu iryo hame ryo kudacyura igihe ribaho. Niba warabaye minisitiri wigisha ubumwe n'amahoro, ntabwo iyo utakiri minisitiri biba bivuyeho, kubera ko bigomba gukomeza. Yavuze abadepite, niba warabaye umudepite, niba warabaye muri njyanama, n'ibyo wagezeho kugira ngo bisigasire, ugomba gukomezanya n'abandi muri urwo rugendo. Cyane cyane yuko iyo twegereye kubigumana hejuru ku rwego rw'igihugu, navuze yuko bitari gutanga umusaruro, kuko nk'uko Meya yabivuze, ibikorwa byose bikorerwa hariya hasi. Byari ngombwa rero ko Unity Club imanuka ikifatanya n'uturere, bishobotse twajya tugera n'ahandi nk'uko yabivuze bajya mu mirenge, ariko dukunze kugarukira ku rwego rw'akarere bitewe abenshi baba bakiri mu nshingano, ariko byibuze tukamenya ngo twafatanije, ariko n'ibivuyemo. Buriya yenda turaza kubigarukaho, ukwezi k'ubumwe n'ubudaheranwa gukurikirwa n'ihuriro rya Unity Club. Bya bindi byose byavuye hasi, turongera tukicara tukabirebaho dufatanije na Minisiteri na Minu Ubumwe, hanyuma bikanadufasha muri rwa rugendo rwo kumenya ngo
turishima uyu munsi iyo urebye igipimo cy'ubumwe mu banyarwanda kiri hejuru cyane ariko niyo haba hasigaye akabazo kamwe gashobora kudusubiza inyuma nicyo tuba turwanaho kuvuga ngo tudasubira inyuma reka dukore ni nko kwisuzuma tugeze he muri uru rugendo ni ibihe bibazo bigihari noneho tukagaruka tugakorana na minisiteri kugira ngo turebe n'iki twafatanya kugira ngo dukemure na bya bibazo bindi bigihari uru rugendo rero cyangwa se uku kwezi k'ubumwe n'ubudaheranwa ibikorwa byabo byose dufatanya na mini ubumwe kugira ngo ari mu biganiro aho dukora ari kujya muri utwo turere ndetse n'aho utatanze ikiganiro ukaba uhari kugira ngo uze kunganira n'abatanze ibiganiro. Urakoze cyane Dr Valentine, hari ikintu usoreje uvuga uti nibyo uyu munsi turashima ko igipimo cy'ubumwe cyazamutse atari ko gato yuko kaba kangana kose niko turwana nako. Ubwo nanone birajyana n'inzitizi zikibangamiye ubumwe bw'abanyarwanda. Eric, mbere yuko bikubaza ku rwego wenda rw'igihugu, reka duhere mu karere. Madame Soline, ni izihe nzitizi zikibangamiye ubumwe n'ubudaheranwa? Murakoze cyane. Tugendeye ku ihuriro ry'ubumwe n'ubudaheranwa ryabaye umwaka ushize, ngira ngo ryabaye ku itariki 28 z'ukwa 10 muri 2024, dushima ko twari turi kumwe na mini ubumwe n'abanyamuryango ba Unity Club. Twabonye bimwe mu kibangamiye ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda, cyane cyane bivuye muri rya huriro, muri bya biganiro, kandi twari twashyize imbaraga cyane cyane no mu gutumira urubyiruko. Ngira ngo n'uyu mwaka niko bizagenda. Byagaragaje yuko hari abagifite ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi, kuko niyo turebye muri ya minsi ijana yo kwibuka, hari twabonye kese ebyiri zikiba urwango ndetse n'ingengabitekerezo ya jenoside. Bikigaragara yuko tugomba gukomeza kuba maso nk'uko Dr Valentine abivugaho. Ikindi ni uko twabonye yuko ngira ngo hari umwe wari witabiriye inama nk'uko twabibabwiye, dutumira abayobozi banyuranye. Umwe yarahagurutse aravuga ati, bavandimwe baturage b'akarere ka Burera turaziranye, murabizi yuko turikunda cyane, tugira kwironda, niko yabivuze, ati tugira kwironda. Aravuga ati tubiziranyeho, ati ntibyo gukundana nk'umuvandimwe ntabwo twabura gukundana, ariko birakabije kuba wakumva yuko twaheze inguni nk'abanyaburera ntihagire undi muntu ushobora kuza, cyane cyane ko byagaragaraga yuko ngira ngo ari naho tumanuka mu baturage mu byiciro binyuranye, nk'uko tukangurira iyi gahunda y'ubumwe n'ubudaheranwa, gahunda n'umunyarwanda mu byiciro binyuranye. Umwe mu rubyiruko arahaguruka ati, twebwe tubabazwa nuko tubona hari abantu bahandi baza gushaka akazi muri Burera, ati kandi duhari. Murumva rero nk'uko abivuze, ushobora kubyumva ko ari akantu gatoya, ariko ugasanga kirakuze, kigeze kure. Ariko nk'uko tubishimwe nk'inzego z'ibanze, turabasobanura tukababwira wenda uburyo gushaka abakozi bigenda, ahubwo tukanabashishikariza nabo no kugira uburyo kuko gukorera igihugu nta mupaka, gukorera igihugu nta mupaka, ndetse turanarenga aho ubudasa bw'igihugu cyacu harimo n'abagenda bakajya gushaka akazi hanze y'igihugu, cyangwa se no gutanga umusanzu mu bindi bihugu tubona nk'ingabo z'u Rwanda ndetse n'abandi bajya hanze y'igihugu. Tukabibasobanura tukababwira ko gukorera igihugu nta mupaka, ahubwo yuko nabo bagomba kwaguka bakajya gushaka n'akazi ahandi hantu, nk'uko nabo barabivugaga ati, buse ko twaje ahangaha twavuye ahandi hantu batwakiriye. Ati uwo muco rero wo kwikunda tuwureke, ahubwo koko twimakaze ndi umunyarwanda tuyigendane, ndi umunyarwanda tuyirirwane, tuyibyukane, tunayishyire mu bikorwa. Ibyo rero nabyo byagaragaye nk'inzitizi, ariko nanone hari ikindi cyari cyagaragajwe cy'abantu bakibara mu duce cyane cyane bavugagaho agace k'Amakoro, agace ka Butaro, agace ka Kirambo cyangwa hakurya y'Urugezi. Ukabona nabyo byari bikibangamiye, kuko icyo gihe niba byarabagaho ntabwo umwe ashobora kuva mu gice kimwe ngo agere mu kindi, ariko kumva yuko turi abaturage bamwe batuye akarere ndetse b'abanyarwanda, tukumva yuko aribyo dukomeza kwimakaza kandi turakomeje kuko nta guhuga. Ikindi cyari cyagaragaye n'imbuga zari zihari, ugasanga nyine hari urubuga rw'Abanyakidaho n'urugero urubuga rw'Abanyabutaro, ariko ibyo byose twarabikurikiranye. Byavuye hari kubivamo, ariko bumva n'impamvu yabyo, kuko nk'uko byagarutsweho ushobora kumva ko ari akantu gatoya bikazagera kure. So rero izo nzitizi nizo zari zagaragara, ariko nanone tutabura no kugaragaza yuko burya ndi umunyarwanda
ndi umunyarwanda ntabwo ari ukuvuga gusa ngo ndi umunyarwanda, ni ibikorwa nk'uko Dr Valentine yabivuze. Ni agaciro tugomba kwiha nk'abanyarwanda, ni ugukora cyane, ni ukwirinda ubunebwe, ni ukugira za ndangagaciro Eric yagarutseho za kirazira n'umuco nyarwanda. Byagaragaye ko tugifite abantu bamwe na bamwe b'abasinzi. Ntabwo waba ufite indangagaciro ngo uzagire icyo wigezaho nk'umunyarwanda ushaka kugira ishema ry'igihugu, uba uri umusinzi, ube wishora mu biyobyabwenge. Ariko nanone n'abantu bamwe na bamwe bakigaragaza ubunebwe, cyane cyane ku byerekeranye n'inshingano tuba dukora. Iyo tuvuze imitangire ya serivisi, iyo turebye icyerekezo cy'igihugu, gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere ni ugukora cyane. 2029 harimo ibikorwa by'ingenzi bihari bivuga yuko tugomba kunoza imitangire ya serivisi. Nabyo byagaragara yuko iyo usiragije umuturage uyu munsi ukamusubizayo n'ukamusubiza, ashobora kongera gutekereza ngo ese nuko ndi umunyakidaho cyangwa se nuko ndi iki. Ibyo byose rero nk'ubuyobozi nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika bitubwira, cyane cyane kureba kure, umuntu arabisesengura tukabikumira hakiri kare, tukabasobanurira buri muntu akajya mu nshingano ze, bikaba ariko ko ari bwa bunyarwanda tugomba kumva yuko kuba umunyarwanda, ndi umunyarwanda tuvuga tugomba kwiharanira nyine tukagaragaza n'umusaruro, igihugu cyacu kikagira agaciro nk'uko n'ubundi nyakubahwa Perezida wa Repubulika yongeye akadusubiza agaciro kacu. Wanagira nwazi kuko tuyu ni umunyarwanda w'umukozi, umunyarwanda w'imyitwarire myiza, umunyarwanda ufite umurava, ni umunyarwanda utagira urwikekwe, ni umunyarwanda koko w'agaciro. Mu by'ukuri rero ni izo nzitizi zari zagaragaye, ariko bitavuze yuko tugomba guhora turi maso, tugomba guhora tureba, tugomba guhora dukurikirana abaturage bacu. Ariko nk'uko nakomeje kubivugaho, tukiheraho twebwe abayobozi, kuko umuyobozi ni umuyobozi uyobora abandi, ugomba kuba intangarugero, ibyo tuvuga koko tukaba tubikora. Urakoze cyane. Yego, urakoze cyane no kuduha ingero zifatika. Nari mbikomejeho ntireka duhere ku karere, ariko noneho Eric ngira ngo waduha ishusho ngari bijyanye kandi n'ingero zifatika z'ibikibangamiye cyangwa se inzitizi ku bumwe n'ubudaheranwa. Reka nanahere kuvuga ko mbere yo kuvuga inzitizi bari babivuzeho, ariko ugiye kureba ubumwe, ubwiyunge, ubudaheranwa mu banyarwanda ni inkingi zagiye zizamuka cyane nk'uko bigaragazwa n'ubushakashatsi. Hari igipimo buriya tugira nk'igihugu ubundi cyari igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge, n'ubu turimo kugikora, kiri hafi kurangira, cyongeyeho n'inkingi y'ubudaheranwa. Ariko ugiye kureba kuva mu mwaka w'2010 kugeza mu 2020 ejo bundi, aho imibare iri irashimishije cyane, hejuru ya 94. Kandi ntabwo ari ibintu byo gutekinika, kuko ugiye kureba abanyarwanda, erega mufata igihugu cyanyuze muri jenoside yakorewe abatutsi, kandi jenoside yakorewe abatutsi yari ni nk'agasongero, ni ibintu byiyubatse imyaka n'indi, kuva abakoroni baza bagasenya imiyoborere yacu, bagasenya indangagaciro za kinyarwanda, za repubulika nazo zigiyeho zikagira imiyoborere mibi yo kuvangura abanyarwanda, abatutsi bakirukanwa, ndetse iyo ngengabitekerezo tukaba tukiyibona n'ibisigisigi byayo bikaba bigenda bitutumba no mu karere turimo, aho ntawatinya kubivuga, aho bimwe mu bihugu duturanye bigifite imiyoborere ishingiye ku bwoko. Buriya ni catastrophe. Umuntu utaratekereza ngo arenge kuri iyo myumvire aba ari ikibazo gikomeye mu bandi. Ni nayo mpamvu rero tugifite izo nzitizi, ariko muri rusange kubera ko u Rwanda imiyoborere yacu ni amahitamo twahawe n'ubuyobozi bwacu burangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ko tugomba kubakira ku bumwe n'ubudaheranwa. Ariho yabivuze neza Soline avuga ati gukora cyane, kureba kure. Ari n'ibyo Dr Valentine yavugaga, kubazwa inshingano. Buriya nubwo tuba twicaye muri biriya biro nk'abayobozi, abaturage nibatureba ntibagatinye, buriya hagize ikitagenda neza turabibazwa, ibyo bimaze kumenyerwa. Ni amahitamo y'imiyoborere, ni amahitamo y'igihugu cyacu. Rero imbogamizi zo birumvikana ntizabura. Yari yavuze abagifite ingengabitekerezo ya jenoside
haba ari hano mu gihugu turabibona, ariko no mu karere, kuko buriya ntago turi ikirwa, y'ibintu biri mu karere bifite n'ukuntu bigira ingaruka no ku bari mu gihugu. Nubwo imbaraga zirahari, nagira ngo nabyo nanabyibutse, kuko iyo byageze ku rwego rw'icyaha urabibazwa, urakurikiranwa mu butabera, ariko hari abagifite iyo myumvire. Nanavuga ko uyu ni umwanya wo kwibuka ko bakwiye kuyireka. Hari ikindi twabonye mu buryo yaba ari mu bushakashatsi ariko no mu kazi kacu ka buri munsi, kijyanye n'imbuga nkoranyambaga ndetse na ubu media, icyo twita media. Buri wese njya mbona abantu bamwe bavuga ngo buri wese yabaye media, ko buri wese afata amakuru kandi akanayatangaza, ashobora gukoresha za mbuga. Ziriya mbuga rero ntago zitekanye, ntiziri safe. Ni nayo mpamvu ngira ngo nanahereho nibutse urubyiruko rwacu rukoresha cyane cyane ziriya mbuga, nta kumira bunguri, ni ukwitonda, kuko hari abantu b'ibirura bagikwirakwiza urwango rubi cyane, niyo ngengabitekerezo ya jenoside kuri ziriya mbuga, kandi bakigira nk'aho ari abantu beza. Ntibakomeze kugira uwo bayobya, kuko icyo ni ikibazo gikomeye. Ikintu dufite dukwiriye guhagararaho kitugize ni ubumwe bwacu bw'Abanyarwanda. Nibwo butuma ubyuka ukajya gukora utekanye, ntawe uri bugukoreho. Niyo mpamvu njya mbyibutsa urubyiruko, ujya ku ishuri ntawe ukubajengura uwo kwande, watsinda yewe ukagera na kure hashoboka, nabyo tubifuriza. Niyo mpamvu iyo ufite igitekerezo cyo gukora urashyigikirwa uko bishoboka kose, kandi barabibona uwo bimeze gutyo ashobora kugera kure hashoboka. Ubumwe bwacu rero tugomba kubukomeraho, tukarinda aho ngaho navugaga, kuko byagiye bigaragara ko hari abayobywa na za mbuga bazikoresha buhumyi. Hari n'aho twagiye mu kiganiro ko Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu ubu ngubu tujya mu byiciro binyuranye by'Abanyarwanda tukaganira cyane cyane ku mateka by'umwihariko aya jenoside yakorewe Abatutsi. Dusanga umujene umwe, urubyiruko, umwana muto rwose utarageza, mwise umwana ariko ni urubyiruko utarageza ku myaka 25, adusobanurira imbuga akurikira. Ati reka mbabwire ngewe nkora ubushakashatsi, tutakagira inkuru. Ati njya kuri YouTube, ati nkajya no kuri Facebook, ati yewe nsoma no kuri X. Atubwira ibintu bibi byose byamugiyemo bishingiye kuri za mbuga navugaga z'abasenya. Ntago twamuhutaje, twabonye ko ahubwo ari isomo rikomeye, kuko hari abantu bayoba akarohama. Rero ni nayo mpamvu nagira ngo nibutse, si urubyiruko gusa ariko n'abandi badukurikira, nibahagarike biriya bintu byo kubiba urwango nta kindi ruzana, ni ugusenya. Nta bintu byiza bindi by'umusaruro. Nk'urubyiruko niba uhisemo inzira nziza yo gukora, kubaho neza, gukora siporo, kureka kunywa ibiyobyabwenge n'ibindi byose byubaka umuntu, bikwiriye no kujyana no kwirinda urwango. Hari ikindi kintu rero cy'ababyeyi cyangwa abantu bakuru nakwita gito, bagikwirakwiza urwango. Buriya turabizi ko aya mateka twanyuzemo asiga ibikomere mu bantu batandukanye. Abantu bose, ingeri zose z'Abanyarwanda, hari ukuntu bagiye bakomeretswa n'aya mateka, ariko hari n'abasigarana urwango bavomye muri ya mateka bigishijwe, ariko ntibatere intambwe yo kwitandukanya narwo, bakaba bashobora kuruhererekanya n'urubyiruko. Twagiye tubibona nabyo ahantu hanyuranye, ari nabyo ngira ngo nanone nabyo nibutse ko ndavuga ikibazo, ariko nanibutsa ko bikwiye kuvamo ingamba. Urubyiruko dukwiriye natwe kugira imitekerereze yo gusesengura. Urabaza umuntu mukuru niba uko amateka yagenze,
agatangira kukubeshya ati ntacyo twakoze. Twagiye tubibona, harimo n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Ni ikintu gikomeye kwica, kurimbura, ukavuga ngo ntacyo nakoze, ni sinzi uko byagenze, ni shitani, ibintu nk'ibyo ngibyo bidasobanutse. Urubyiruko rwacu rero ni nayo mpamvu navugaga ubu ngubu dufata uwo mwanya, hagomba kubaho imitekerereze yo gusesengura, kuko ntago amateka akwiriye kuba umuzigo uhora wikoreye, ahubwo niyo mpamvu tuvuga ubudaheranwa, akwiye kuvamo amasomo yo kuba dukora neza. Ariyo mpamvu tugomba guhagarara ku bumwe bwacu. Hari ikindi rero nacyo kijyanye no gutakaza indangagaciro na kirazira, ko birajyana. Buriya buri ndangagaciro ijyana na kirazira. Iyo navugaga y'ubumwe izirana urunuka n'urwango no kubiba amacakubiri, birazirana. Umuntu urangwa n'ubumwe ntago wamubona mu matiku agenda ateranya, sinakorana na kanaka. Erega bibaho no mu nzego z'imirimo, ugasanga abantu rwose ni abakozi barakorana, ariko umuntu akicara ati njye sinakorana na bariya. Uwo munyarwanda yatugeza hehe? Birazirana. Rero hari aho tugenda tubona gutakaza izo ndangagaciro, ari naho rimwe na rimwe bivamo kwisenya. Buriya indangagaciro zinajyana n'izo z'imyitwarire mu rubyiruko. Ubusinzi yabisobanuye neza Meya Sorina. Ugasanga umuntu kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru yaraborewe, niba ariko babyita, cyangwa niwe itabi ribarizwaho n'ibindi. Ibyo rero bigenda bizana n'izindi ngaruka mbi. Ikindi ni inyigisho mbi z'ubuyobe no kuvangura, kandi rimwe na rimwe bigakorwa n'abantu bakwiye kuba ari intangarugero. Yewe harimo n'abihaye Imana, ntabwo ari ukubibasira, ariko turabivuga. Rimwe na rimwe ugasanga ahantu tujya buri munsi dushaka Imana, aho gushaka y'Imana abantu barimo kwironda. Ni ibintu nabyo tubona, ariko tuvuga ko ingamba ziriho bikwiriye no kuba bihagarara. Mu by'ukuri izo mbogamizi ni zimwe mu zo mvuze, ko dukora ibishoboka ku buryo tugeze no ku rwego rwo kuvuga ngo reka twigishe n'abantu bakuru. Yewe n'abagize uruhare muri jenoside bitegura gutaha, muzi ko tumarana nabo ibyumweru byinshi tubabwira tuti musubiye mu muryango, ariko musigeho. Niba hari uwagorowe ntagororoke, nataha yitonde, bitaraba icyaha. Nibiba icyaha ubutabera buzagukurikirana. Ariko mu by'ukuri izo mbogamizi ntiziduca intege. Nk'uko nabivuze, u Rwanda ruriyubatse. Hari n'abo nabonye bitera ishyari iyo twakoze ibyiza. Muzi UCI byabaye ikintu cyavuzweho mu minsi ishize. Biriya bikwereka ishusho yo kwiyubaka kw'igihugu ishingiye kuri iyo miyoborere yo gushyira hamwe, kureba kure, no kugira ngo dukore ibishoboka byose kugira ngo twiteze imbere. Urakoze cyane Eric, uduhaye ishusho ngari, ariko nanone ibi biratuma mbaza Dr Valentine, minumwe nibyo iduhaye ishusho ngari, twahereye ku rwego rw'akarere, hari n'ibyo wabonye bigiye bisa ko nyine n'ubundi bihera mu turere bizamuka bijya no ku rwego rwose rw'igihugu. Batweretse izi nzitizi ziri mu ngero no mu byiciro bitandukanye. Mu mboni za Unity Club Intwararumuri, mubona hakwiriye gufatwa izihe ngamba? Iya mbere, Eric yatinze cyane ku rubyiruko. Umubare munini w'abanyarwanda dufite uyu munsi ni urubyiruko, kandi iyo dukora ibi byose buriya cyane cyane abakuru ntabwo ari twe tuba twireba, ni ukureba ejo uwo mbyaye uzamukomokaho n'abandi bazaba mu Rwanda. U Rwanda twifuza ni uruhe? Imbaraga za mbere rero zikwiye kujya ku rubyiruko, habaho ibiganiro bihuza abakuru n'abato. Abakuru bakabwiza ukuri abato, kuko nk'uko Eric yabigarutseho, usanga abato akenshi bahabwa amakuru atari ukuri. Bikaba ari bibi cyane, kuko umubyeyi burya cyangwa umukuru iyo abwiye umuto abifata nk'ihame, ari naho yageze akatubwira ati hari abahakana ukabona byamwinjiyemo. Unity Club muri gahunda zose dukora buriya twibanda cyane ku rubyiruko,
cyane cyane icya mbere bikaba kubabwira amateka y'ukuri, abakuru bakabwiza abato ukuri ntibagoreke. Iyo wagoretseho biba bibi kugira ngo uzongere ubigarure mu nzira, cyangwa bakabahisha burundu. Noneho iyo ubahishe bayashaka mu bundi buryo, bagashobora kugwa kuri ya yandi akomeza ababeshya cyangwa abashuka bajyana no mu ngeso mbi. Muri iyo gahunda rero ibyo biganiro bigomba kubaho kandi bigahoraho hagati y'abakuru n'abato. Nari mvuze ko Unity Club ikorana cyane n'urubyiruko. Ubwo ngeze ku cya kabiri cya gahunda ya Ndi Umunyarwanda, ari nacyo twahereyeho mbere tuvuga Ndi Umunyarwanda. Buriya Ndi Umunyarwanda ntabwo ari amagambo gusa. Muri iki gihe Unity Club ku bufatanye na Minubumwe twavuguruye n'inyoborabiganiro ya Ndi Umunyarwanda. Twari dukunze kwibanda cyane kuri za kaminuza kuko nibo baba bageze ku kigero bumva, ariko turi kubona n'ingengabitekerezo igaragara mu bana bato bo mu mashuri yisumbuye, cyangwa se ugasanga ba bandi bakuru twavugaga bo twibwiye yuko babyumva, ariko wasubira inyuma ugasanga hari abagifite kwa kwirondamira yavugaga, hari abari bagifite amacakubiri. Habayeho rero kuvugurura inyoborabiganiro ya Ndi Umunyarwanda ku buryo ihuzwa na buri cyiciro. Hari ingingo rusange zireba abanyarwanda bose mu byiciro byose, ariko niba tugeze ku bakuru, tugeze ku bayobozi, tugeze ku banyamadini babandi yavugaga, tugeze ku rubyiruko ruri muri iki kigero cyangwa bato, ni gute umubwira Ndi Umunyarwanda. Duhera rero icyo gihe ku mateka, ariko noneho no kubaka umuntu. Ndi Umunyarwanda yubatse ku buryo igenda yubaka umuntu ukazagera aho wumva koko ufite n'ishema ryo kuba witwa Umunyarwanda. Iyo gahunda rero ya Ndi Umunyarwanda yamaze kuvugururwa. Ubu tugiye kwitangira kuyigisha ku byiciro byose by'abanyarwanda, atari ukuvuga ngo turagarukira muri za kaminuza niho twibanze cyane, ariko ubu ngubu noneho ni ibyiciro byose by'abanyarwanda. Twakomeje kuvuga ku mateka aremereye arimo na Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko buriya amateka y'igihugu cyacu yagiye ahera kera byiyubaka. Turacyafite, ntabwo twakwirengagiza ko uyu munsi tugifite abantu bafite ibikomere bitandukanye, kuko buriya ibintu bibi byabaye muri iki gihugu ntawe byasize bitamukozeho. kandi turi mu kwezi k'ubudaheranwa. Buriya abantu bitewe n'umutima ukomeye, ntabwo abantu bose babasha kubaka ubudaheranwa muri bo ku kigero kimwe. Turacyafite abantu bafite ibikomere biremereye, badashobora no guhagarara imbere y'abantu ngo babivuge nk'uko nguko. Ni ngombwa rero ko hajyaho imbuga zihariye, icyo twakwita space zihariye z'abantu, umuntu ajyamo agafashwa. Ndetse na Minisiteri y'Ubuzima yigeze kutwereka ko abanyarwanda benshi bafite ibyo bibazo. Ni ngombwa rero ko haba uburyo bwihariye, hakabaho imbuga zihariye abantu bajyamo bagikomeretse, bafite ibikomere bitandukanye. Hari ibikomoka kuri Jenoside yakorewe Abatutsi, yewe buriya n'abakomoka mu miryango yishe, buriya tujya tubibona kuko duhura nabo muri Unity Club. Hariho n'ababakomokaho bafite ibyo bikomere. Ni gute bajya ahantu bafashwa bakazagera ku rwego nk'urw'abandi banyarwanda muri rwa muco wo kubaka ubudaheranwa. Hari icyo nanavuze ku rubyiruko, mvuga gahunda ya Ndi Umunyarwanda, gushyiraho izo mbuga. Ariko hari n'ikindi Eric yagarutseho cy'abari gufungurwa. Inkiko gacaca zagiye zibakatira imyaka itandukanye, ku buryo ukurikije aho tugeze uyu munsi, imyaka 31, hari abari gusohoka. Se barasohoka bameze gute? Baragororotse koko ko tuvuga ko bari kugororwa, ariko byagiye bigaragara yuko hari abagera hanze bakagaruka bagifite wa mutima, ndetse n'imiryango bakomokamo nubwo yahanwe, yewe n'uwemeye icyaha, ariko yagera hanze bagatangira kuvuga ni kanaka watubeshyeye. Tujya tubona abatanze ubuhamya bahohoterwa, cyangwa se abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bagihohoterwa, abatemerwa inka, yewe n'abicwa kubera ko bazi yuko bafite amakuru yenda batanagaragaje, kuko igihe agaragariye ntabwo uvuga ngo warangije igihano urongera ugakurikiranwa. Abo bantu rero bakwiye nabo guhabwa umwihariko, ndetse n'abatahuka. Tumaze iminsi tubona n'abatahuka bava mu bihugu bituranye cyane cyane muri Kongo,
bariya nabo baza barasigaye inyuma cyane ntago bazi igihugu aho kigeze. Ubumwe tuvuga twishimira uyu munsi ntibazi ko buhari, bagarukanye bya bitekerezo bahunganye cyagiye. Icyo cyiciro nacyo gikwiye guhabwa umwihariko mbere y'uko binjira mu banyarwanda bafite urwego bagezeho. Ni gute nibyo yavuze, ariko no gukomeza kubakurikirana n'aho bagiye. Ntitwibwire yuko ubwo bigishijwe bahuguye ibyumweru bingana gutyo ese yasubiye muri sosiyete aritwara ate, ku buryo n'abaturanyi batangira kumureba bakavuga bati igihe bigaragaye ko akitwara nabi cyangwa afite imyumvire mibi, ni ngombwa ko tuba hafi kugira ngo dukomeze dukumire kuba hari uwakongera kuzana izo ngengabitekerezo mu banyarwanda. Hanyuma ikindi cya nyuma navuga, hari ikintu cya serivisi twavuze. Buriya muri bimwe byari byarubatswe muri iki gihugu byashenye n'ubumwe bw'abanyarwanda ni uguha serivisi wawe cyangwa icyiciro runaka. Uyu munsi rero ikintu cyo gutanga serivisi buriya ntago tugitindaho cyane, ariko wihaye gutanga serivisi ugendeye ku marangamutima yawe cyangwa uwo wibonamo ni bibi cyane. Ikindi cya kabiri, ugaha serivisi umuntu neza. Iyo uhaye serivisi umuntu neza ni nkaho atwara iryo somo nawe akarijyana ahandi. Gutanga serivisi buriya nacyo ni ikintu cy'ingenzi abantu yenda bumva kitajyanye n'amateka cyane, ariko buriya usubiye inyuma ugasesengura, kubura uburenganzira mu gihugu burya wimwaga serivisi. Ntawe ukwiye kwimwa serivisi kandi n'uyihawe akayihabwa neza. Tubashije gukora ibyo ngibyo bitabujije ko hari n'ibindi byiyongeraho, nibyo navuga mu magambo make dukwiye gukora no gushyiramo imbaraga kugira ngo kuko bwa bumwe tubugere 100%. Urakoze cyane Dr Valentine. Ni byinshi nk'uko bivuze, ariko nanone ibyo uvuze ni iby'ingenzi cyane. Madame Soline, hari inzitizi wagarutseho ku rwego rw'akarere, wavuze ko zikibangamiye ubumwe, ariko kandi hari n'ingamba zafashwe mu biganiro by'umwaka ushize. Twihuse, mugezehe mushyira mu bikorwa izo ngamba? Murakoze cyane mu gushyira mu bikorwa izo ngamba. Ndagira ngo tubanze turebere hamwe ijambo nyakubahwa Madame Jeannette Kagame yavuze mu ihuriro rya 16 rya Unity Club, ryadufashije kugira ngo koko tunajye mu ngamba koko dufite n'icyerekezo. Ndavuga ibyo yavuze, yaragize ati twiyubakire ubumwe bwacu, si ubwa none bwahozeho kuva kera. Dusenyere umugozi umwe, abato n'abakuru twifurizanye ibyiza. Tubumbatire isanumuzi yacu ituranga. Twirinde uwatuyobya, twegera abatabyumva, turindane muri urwo rugendo, twimakaze ibyiza bitubereye. Ngiryo ibanga rya Umunyarwanda. Ntidukwiye gutsindwa n'ingeso mbi nk'ikimenyane, gushaka indonke mu nyangire, gutonesha n'ibindi byatuma duteshuka ku gitekerezo ngenga cyacu. Ndi Umunyarwanda, tutabaye maso bishobora kudusubiza mu icuraburindi u Rwanda rwigeze kubamo. Iri jambo ryaradufashije cyane, ryatumye tugendera mu buryo ubumwe bwacu koko bugomba kuba imbaraga zacu, aho twakoze ibikorwa binyuranye, cyane cyane tugendeye ku nzitizi twari twagaragaje. Inzego z'ibanze nk'abafatanyabikorwa cyane dushyira muri gahunda za leta zinyuranye, twaramanutse mu byiciro binyuranye, cyane cyane urubyiruko twararwegereye cyane mu mashuri, ndetse n'abatiga twagiye dukora amarushanwa y'umupira, ndetse twazanye n'abahanzi. Ngira ngo Eric Senderi nawe yaraje, hari abayanzi twatumiye kugira ngo ducishemo ubutumwa bunyuranye abaturage b'akarere ka Burera, by'umwihariko urubyiruko, bumva amateka nyakuri y'igihugu cyacu. Kuko nanone iyo dukurikiranye nk'uko Eric yabigarutseho, iyo turebye amateka y'igihugu cyacu, urubyiruko nirwo rwabohoye igihugu cyacu, ruhagarika jenoside yakorewe Abatutsi. Tutarebye kure rero rushobora no kujya mu bindi bitari byiza, ariko cyane cyane twibanda ku rubyiruko. Ariko nanone no mu miryango dufite ubukangurambaga dukora buri gihe mu karere kacu. Abayobozi turamanukana, twashyizeho gahunda yitwa Duhari ku bwanyu. Iyo gahunda buri nyuma ya saa sita tuba twagiye mu baturage, tubakangurira gahunda zinyuranye, ariko ntabwo twavamo tutavuze ubumwe bwacu, tutavuze kwirinda ingengabitekerezo ya jenoside n'andi macakubiri ayo ari yo yose, ariko nanone no gukangurira ababyeyi kwirinda ingengabitekerezo yo kwishyika, kubera yuko nk'uko twabigarutseho amateka yacu ntabwo tugomba kuyaheranwa, ariko tugomba no kumenya uko amateka yagenze, tukirinda ibibi byabaye, hanyuma rero tukajya mu murongo mwiza
ubwo rero tukangurira ababyeyi cyane cyane kwirinda ingengabitekerezo yo kwishyiga, ariko no kuba batinyuka bakavuga ukuri ku mateka y'igihugu cyacu. Ikindi twakoze ni uko nanone nk'uko mwabibonye mu ihuriro habamo n'ibikorwa twagiye dufasha abatishoboye, cyane cyane abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, kubegera tukabahumuriza ndetse no kubereka yuko batari bonyine, no kubafasha. Ariko n'abandi baturage batishoboye nabwo twarabafashije, ndetse twashyizeho n'amakarabu mu mashuri y'ubumwe n'ubudaheranwa, nayo akomeza gukora kandi tuzakomeza kuyakurikirana. Ikindi ni uko n'ubundi ntabwo birangiriye ahangaha, kuko ntitugomba guhuga. ngira ngo nyakubahwa perezida wa repubulika bigarutseho ni urugendo rukomeje. Tugomba kumva ko ubumwe bwacu arizo mbaraga zacu, tugomba gukorera hamwe, tugomba kureba kure. Ibyo byose rero urugendo ruracyakomeje, kandi twizeye yuko n'ihuriro yaba ari ku rwego rw'akarere n'ibikorwa bindi tuba twayeho umurongo tuzakomeza tubikore, kuko buri gihe kubana n'abantu bihoraho, ariko nanone no gukurikirana uburyo babanye ni ibintu tugomba gushyiramo imbaraga ubuyobozi bw'akarere. Urakoze cyane Madame Soline. Turimo turagana ku musozo, ariko ko twavuze uku kwezi kwa 10 n'umwihariko wako, twihuse Eric, nibihe bikorwa by'ingenzi biri burange uku kwezi kwa 10? Harimo ibiganiro mu byiciro binyuranye by'abanyarwanda. Nanashimira uturere tumaze gutangira kugeza ubu ngubu ibikorwa byo kuganira n'ibyiciro binyuranye, tugaruka kuri ndi umunyarwanda, ariko tugaruka no ku bibazo byaba bigihari bibangamiye ubumwe n'ubudaheranwa kugira ngo binakemuke. Harimo ibikorwa binyuranye bijyanye no kugira ngo ihuriro ry'ubumwe n'ubudaheranwa bagarutseho rikore kurushaho, kuko nk'uko babivuze neza ntago umuntu agomba kurangara, ni umurimo ukomeza. Ibyo nabyo rero bizaba bimwe mu bikorwa bitandukanye. Hari ibijyanye no kwigisha abagororwa hamwe n'ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi bataha, no kubasubiza mu buzima busanzwe, ariko no gukurikirana imibanire yabo n'abandi. Ko nubwo nanabivuga, nagira ngo abantu bibuke ko abenshi batashye n'ababanye neza n'abandi kubera umusaruro wa politiki y'igihugu cyacu, ariko tugomba guhozaho tugashyiramo imbaraga. Harimo rero n'ibikorwa byo kwigisha urubyiruko amateka, nabivuzeho ko ni ingenzi, nabyo biri mu bikorwa bizaranga uku kwezi. Ndetse n'ibindi tutazakorera ahantu hari fiziko, bizajya nko ku mbuga nkoranyambaga, aho tuzibanda mu gutanga ubutumwa cyane cyane bwo kwibutsa abantu guhagarika guhererekanya ingengabitekerezo ya jenoside n'urwango. Urakoze cyane. Dusoza, Dr Valentine, ni iki musaba inzego n'abafatanyabikorwa muri uku kwezi k'ubumwe n'ubudaheranwa? Icyo tubasaba ni ukwitabira izo gahunda zitandukanye, ariko cyane cyane kubishyira mu bikorwa, kuko kwitabira ni kimwe, ariko inyigisho bahabwa kuzikurikiza no kuzigeza ku bandi. Nicyo nashishikariza abanyarwanda muri rusange n'abafatanyabikorwa ba Unity Club. Ariko nanone dusoza uku kwezi k'ubumwe n'ubudaheranwa, tuzagira rya huriro rya Unity Club navugaga, muzabimenyeshwa, hazajyaho gahunda mu ntangiriro z'ukwezi gutaha. Iryo huriro rihuza ingeri zose z'abanyarwanda, ariko nk'uko nabivuze tukibanda cyane no ku rubyiruko. Urakoze cyane. Ubumwe n'ubudaheranwa ni amahitamo abanyarwanda bafashe mu rugendo rwo kongera kubaka igihugu nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yasenye igihugu ikagisiga ari umuyonga. Niyo mpamvu abanyarwanda bakwiriye guhora basesengura mu buryo buhoraho intambwe bamaze gutera no gucukumbura inzitizi zikibangamiye ubumwe n'ubudaheranwa bwabo, bakanashaka ibisubizo. Na rero dusoreje ikiganiro twari twabateguriye, twari turi kumwe na Bwana Eric Mahoro, kaburi umunyamabanga uhoraho muri Minu Bumwe. Turagushimiye. Akoze cyane. Twari turi kumwe kandi na Dr Valentine Uwamariya, umunyamuryango wa Unity Club, ariko kandi ukaba n'umuyobozi wa komisiyo y'imiyoborere myiza n'uburenganzira bungana muri Unity Club. Turabashimiye. Natwe turabashimiye. Yego, twari turi kumwe kandi na Madame Mukamana Soline, uri umuyobozi w'akarere ka Burera, kandi uri mu kiganiro nanone nk'umufatanyabikorwa wa gahunda ya Ndi Umunyarwanda. Mwakoze. Murakoze namwe. Ni ikiganiro cyateguwe na Minu Bumwe mu bufatanye n'umuryango Unity Club Intwararumuri na RBA. Ndi Gloria Mukamabano. Imana ibarinde.